Chérie, urumeze utese? Meze bon. Ko twari dukumuranye. Bitishwe. Ntabwo nerukaga kugusohokana. Akasundi uzansohokana ryari? Buri sinjye gusohoka. Ega na mukuru usohokana. Are. Ko nabuze ko ibintu byose byabaye gender balance. Amakuru nari mfite. None tuba muri hedeni ku buryo tubugire buri munsi. Okay, ije tubyore. Ako simwe ndi kumva wagira ngo turi ku itariki yo kubera. Narabonye uko amatariki kubera ibintu wabwe. Urahindutse. Ubaye mwiza. Warabyibushye. Basi ngaho makabizu. Niyo kaba kamwe konyine ko kwita. Ko kwita? Ay. Warumeze utese? Mbishe bimeze bite? Ku myaka yanjye iyongera imyaka 3. Do. Kwibwiyo mama. Reka ngurira karuri. Yego. Tega amatwi. Avuga ngo nagusanze mu birori maze mbona userutse neza hundu twambitse umunega maze ubwuzu bukadusaba bituma nkurata nyamibwa igikundiro genda wambara ikamba kurukeshe bagenzi bawe wihakanye umuryango komeza ukunde kutwibuka Mahurata nyamibwa y'igikundiro. Urashafite ijwi ryiza. Bajya bavuga ubushagarira ntarabona. Mwiriwe neza. Mwiriwe. Sana wabonye babakira. Twarabuze mabuja. Yegoze? Mwaje ryari? Ego tumaze akanya hano. Birashoboka se? Uko ngira abakozi benshi hano? Sha sindi ko barangaye abakozi bawe. Reka ndebe icyo bariho barakora. Tumaze umwanya hano. Tero muririmbiye kakabise skeza. Oya kansubiriremo. Okay, tigamo. Karavuga ngo genda wambara ikamba kundukeshe bagenzi bawe wihakanye umuryango komeza ukunde kutwibuka wazi byinshi zindirimbo bituma nkurata nyamibwa none se ntabwo bazi kuririmba bazi yego wasiburana murebo sinfite bazi nziza ngiye ubundi ntazi ntaririmba undi nuko ntajya nkunda ibintu byo kuvuga nyine ngo ngiye kuririmba ariko mvuze ngo ntifatiyemo ngiye mu buhanzi ubusimurojwe hasi the benefits sibyo zemani kuvuga ndetse ugiye guhangana karibu kiriya bete so nziza twagutumiye nyoko bujane bwuje noneho kambanze ndebeze mabuja yatangura myokotsa wundi ndatebesha okay mama rero nge ndi umuseriveri narinje kubakira ari hanyuma gutereza zero twungura iki okay hari iki kiriya ubwoko bwose burahari ndakubajije hari iki nonese ngo ubwire ubwoko bwose bw'inyama zihari cyangwa ubwire ibindi ako warasaze uri kumva naryo ubugari cyangwa imyumbati hari inyama ahubwo mu ubwoko bwose bw'inyama buhari hari ingoko urukumva n'umutwe wayo nyine w'ingoko noneho n'ikidari
ibindi muri firigo n'amaguru urukumva n'uruhu rwayo rwa ruhu nyine rwayo noneho hari nari nibagoye n'akandi agasenda baboye sibyo ukuntu ako karahari noneho bose sha hari akabenzi karyoshye sha nako kabenzi nako karyoshye uvuze ngo hari akabenzi karyoshye kanurira uvuze ngo ndavuze ngo hari ingurube inyama z'ingurube ziryoshye Allahu akbar sinjye ingurube ndi umuhinda nkazira inkende n'ibisa nkabyo bose burada uzi ko toka satana bazimubaye isupu y'ingurube ikiza agasida ahubwo hari akabenzi urwa muzima none twanayigutuguza ibyo ndi kuvuga ntabwo uri kubyumva ukayigitogosheje ndi kukubwira ngo ndi umuhinda nkazira inkende n'ibisa nkabyo ntabwo uri kubyumva none jyorere nisubiriye none si boss ubwo urumva wagenda utariye karya amabuye karya ubwo ruterwa wamushuye byihorera boss kahori kamuzanira imyumbati ari urya wazi inyuma ariko nkanga ibikaranze nkabona ibitogosheje wakimara urabona ndi umunyabutare ku buryo ungaburire imyumbati Nshure mwihorera. ayo nambaraje ari kumbwira ibintu kiri kumbwira Mwihorera. noneho kabyose mbyihorere kagenda uboshye amaguru wamase wakimara koshezwa yewe nabwenge kigi kirabona nambaye umwambaro wera ngo dufite ingurube imeze neza genda nawe uzibye wa mukafire nyakurya baze muri wanyu Ese shure wa mwihorera. buriya ndababaye ahuye muri korowani abaze muri wanyu ubu nakwitendeka ku gakanu shawe nagusomera iduka itinduka inkende nona Shure wa mureke no umusazi ariko. oya buriya ariko aba mbabaje shere tuve muri iyi resitora kuko mpagumye nakura amabara umva mawuje umva ngwino tuvugane ukuntu nanimereye neza kiriya ko mutariye byagenze bite warya ute se n'uyu mukozi ufite aha ngaha wagira ngo bamurashe mu mutwe kubera iki ibiryo bihari ukuri kundeba uri kubona wamiriye fungu ntabwo pirawo hari n'inyama z'inka irimo inyama z'inka itetse neza nta kibazo shira wabyumvishe se uri kiriya mbwa y'umushiga uzi ko uriya mukozi wambaye ngo aramusha ariko se arinda guha haramu ibiryo biba bihari Yamugenga namuhungurura. hari ipirawo y'abisilamu irimo inyama nziza hano dukora ibintu byiza ariko yarasaze reka tumureke mureka n'ubundi tugire mu yindi resitora shefu Bigende. sano haramu utinyuka kuvuga ngo kugira abasilamu gutyo koko